business na Solmax. Ntarahagera nagira ngo mvuge kuri iyi shema gatoya, nagira ngo usobanurire wowe waje uri mushyashya cyangwa se usanzwe uri muri Solmax business, warakoze investment ariko ukaba wibaza utese kubera iki ndi oblige kuba nashaka abantu banjoininga muri business. Nagira ngo usobanurire amarembo abiri Ignite 100 yaguciriye kugira ngo wowe wihitiremo rimwe cyangwa uhitemo yombi. Irembo rya mbere rirakubwira ngo shori mu migabane ya portfolio yose Ignite 100 yashyizemo amafaranga nkuko Baptiste yaramaze kubibasobanurira aho yagishora amafaranga. Hanyuma kubera ko iki cyiciro ugezeho wakigejejeho n'umuntu uri gukorana business na Solmax, iyi SMG business ni Solmax group business, irakubwira ngo ni amahitamo yawe. Twebwe dufite option zawe ebyiri. Option ya mbere nuko tugushaka nk'umu investor, option ya kabiri ni yuko uzugafatanya natwe gukwirakwiza ibi byiza bya Ignite 100, iyi migabane y'icyerekezo ya Ignite 100. Niba wumva uri interested cyangwa niba wumva ufite ubushake ndetse n'ubushobozi, ngwino ukorane business natwe. Niryo rembo rya kabiri Solmax yakubwiye. Icyo gihe nuramuka uhisemo kuba ukorana business na Solmax, uzaba ugiye gukora icyo Solmax ikora cyo gukora marketing ya Ignite portfolio. Icyo gihe rero uzakangurira inshuti n'abavandimwe kuza gushora muri business y'icyerekezo. Icyo gihe numara kubibakangurira, Solmax ntabwo izakubwira ngo thank you cyangwa kubwira ngo urakoze igukore mu ntoki wigendere, ahubwo ikizakora izagukora mu ntoki gupfumbatisha amapound. Ibyo nibyo tugiye kureba hano hasi. Nashaka kugusobanurira amarembo abiri, irya SMG business n'irya Ignite portfolio, kugira ngo ubashe kumenya ikinyuranye. Ariko uhisemo irya mbere rya Ignite portfolio, nta rubanza ufite, ubwo uri ku market ukayigurisha ku mafaranga meza. Icyo gihe nabyo ntacyo bidutwaye kuko biterwa n'igipimo wipimiraho mu kuvuga uti ndatera intambwe ireshya itya. Reka rero dukomeze uko ibi byose banyuriyemo. Reka nkomeze nihuta njya ku gice kijyanye na business noneho wakorana na Solmax. Yego nashyizemo amafaranga yanjye, yego ndabona imigabane kuzibaza cyangwa se dukwiye kwibaza none ahangaha, ese umugabane rurazamuka ute? Ese mfite imigabane impagije yo kugira ngo igere ku isoko ejo bundi ntazatwara intica ntikize? Ubwo niba ari byo nahisemo gushora muri Ignite portfolio, ngomba kongera umubare w'imigabane. Ariko Solmax kakubwira ngo nuza ugakorana natwe kuri compensation plan, hari uburyo twakwereka imigabane yawe yazamuka ndetse mu buryo bwihuse kandi ubifashijwemo no gukora na business natwe. Hari icyo rero bakubwira ngo Solmax independent marketing partner. Ni kubera iki witwa independent? Nuko nyine uri umuntu wigenga, ntabwo izakubaza ngo kuki utakoze ibi, kuki utazanya abantu, kuki nta muntu wabwiye business. Ibyo ukora byose by'impacting ubuzima bwawe mbere yuko bw'impactinga ibya Solmax, kuko yiri ku murimo irawukora nabo bafatanyije. Wowe nutawukora ntabwo izaza kuguhagarara hejuru kubaze ngo why this, ahubwo dore rero nubikora hari ikizakubwira. Izakubwira ngo kugira ngo ube independent marketing partner, icyambere tuzaguhereza virtual office cyangwa se office virtuelle kubumva igifaransa. No kuvuga ngo ni office iri online, iri muri computer cyangwa se iri kuri internet. Icyo gihe office niyo uzajya ugenzuriramo izamuka ry'umugabane, niyo uzagenzuriramo imigabane yawe uko igenda iza bitewe na option wahisemo. Niba wahisemo option ya 1% buri munsi, niyo uzajya monitoringira umenye yuko imigabane yawe y'umunsi yaje kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Icya kabiri barakubwira ngo tuzajya tuguhereza direct bonus mu gihe cyose hari umuntu introducing iyi business agashora akagura imigabane muri Ignite 100. Icya kabiri bakakubwira ngo tuzaguha team bonus kubera ko watwubakiye equipe munsi yawe. Iyo equipe ikabizagufasha kuzamura urwego. Turi buze kubona hasi mu mabonus batanga harimo n'amaranka cyangwa se inzego abantu bagenda bazamukamo. Hanyuma bakakubwira nanone ngo tuzaguha matching bonus kubera ko izo timu zose ibyo ziro zikora iburyo n'ibumoso, hari icyo tugomba kukugenera kubera ko abo bantu bagize uruhare runini kugira ngo babe mentored, bagize uruhare runini kugira ngo bumve business. Niyo mpamvu tugomba kubiguhembera. Icyanyuma bazaguha ranks.
izi ranks nazo zifite ibihembo kuko zitanga rewards. Izo rewards ziri mu mafaranga, izo rewards ziri mu bikoresho, biterwa n'amahitamo wowe wahisemo. Reka rero dukomeze. Direct bonus rero bazaguhereza 10% y'umushoramari wasobanuriye business agashora muri business. Nashora 5,000 ubwo uzahita ubona amapaundi 500 direct. Yari direct no kuvuga ngo ni instantly. So hanyuma hakaza team bonus. Iyi team bonus izaturuka ku mpande zombi kubera ko iyi ni systeme ya babiri cyangwa se binary, no kuvuga ngo iburyo n'ibumoso uhashyira umuntu mu gihe cyose introducing the business. Abazanyura iburyo n'abazanyura ibumoso bose ibyo muri icyo cyumweru babashije kuinvestinga, system izajya ireba volume mwinjije mu buryo bwa investment, nirangiza ireba uruhande rufite intege nkeya cyangwa se rwinjije volume nkeya. Iyo volume wowe uhedinze iyo team bahite baguhereza 10% iyo volume. Urugero, iki cyumweru mu kuboko kwanjye kw'iburyo aba downline mafite bakoze business value cyangwa se binjije aba investor bashoye igishoro gihwanye n'ibihumbi 10 by'amapaundi. Mu kuboko kwanjye kw'ibumoso hari abantu bahari binjiye muri business muri iki cyumweru bashoye igishoro cy'ibihumbi 20 by'amapaundi. Murumva ko kuboko kwanjye kw'iburyo ariho hinjiye ibihumbi 10, niho hari faible cyangwa niho hari weak. Icyo gihe rero system izareba bya bihumbi 10 nirangiza ibimpere 10%. Ubwo ni igihumbi cy'amapaundi kizahita kizamuka muri balance yanjye ya commission. Hanyuma matching bonus rero niki? Nukuvuga ngo iyi barebera ku rwego rw'igishoro cyawe, ese washoye angahe. Hanyuma barangiza, niyo mpamvu Batiste yavuze ngo najya kuvuga kuri this package arera kuri package ya executive. Ubundi tuzi ko na gitifu mu gihugu cyacu yubashywe. So rero gitifu hano nawe arubashywe, guhera kuri gitifu ariyo ya 500. Icyo gihe uhembwa 20% by'ibihembo abantu binjiye muri business ari wowe ubintroducing the business. Ibyo binjije mwumvise ko ndamutse nakoze ibihumbi 10 iburyo n'ibumoso, ubwo iburyo ibihumbi 10 ibumoso nkashyira 20 iki cyumweru zifatanyije na team bazama igihumbi. Cya gihumbi rero umuntu wanyintroducing the business ahita kibonaho 20% kubera yuko ari wanyintroducing the business. Ntabwo ngomba kurya jyenyine, ahubwo nawe abonaho igihumbi 20% kuri icyo gihumbi jewe nabonye. Ntabwo bakata mu yanjye, ahubwo barekonesa ko yanzanye, barangiza bakamuha 20% y'ibyo ninjije. Ibaze rero ufite abantu 20 binjije igihumbi wintroducing the business, ufata amapaundi 200 yakube na 20, hanyuma uraza kumbwira nayo amafaranga ari mabi. Hanyuma rero ku rwego rwa kabiri rw'umuntu washoye igihumbi cy'amapaundi, we ararenga abo yinjije direct muri business, ajye ku kiciro cyabo binjije nabo aboneho 15% y'ibyo binjije icyo cyumweru. Nibigera kuri professional ari wa 2,500 birarenga urwego rwa kabiri bijye ku rwego rwa gatatu abone 10% abari kuri urwo rwego rwa gatatu cyangwa se generation ya gatatu babonye. Uwa 5 we nagahebuzo arenga generation 3 akagera no ku ya 4 arya 5%. Ubwo uraza gukuba ukurikije generation ufite munsi yawe, ukurikije n'igishoro washoye muri Solmax. Hanyuma uze kumenya ejo kuwa mbere amapaundi azaba ari akayabo muri back office ya cyangwa se kuri balance ya commission. Tugiye kuri leadership ranks na rewards. Leadership ranks rero ahangaho mwokagira imana mwe, nagira ngo mbabwire yuko byo n'uburyohe. Ntukabone company iguhembye, ntukabone company guhaye amapaundi ukurikije yuko gusa wagize total volume runaka kandi atari wagize mu ruhare wenyine, ahubwo mwakoze nka equipe. Hari uwo twita rero IMP, niyo rank ya mbere, nukuvuga ngo ni independent marketing partner, nirwo rwego rwa mbere rukwinjiza mu marank. Ugomba kuba ufite total volume y'igihumbi, ukaba ufite pay leg volume y'amapaundi 400. Nukuvuga ngo iyi ni volume igomba kuba yagiye munsi ya mukoko kuri faible. Noneho package ugomba kuba warashoreyeho ni basic ni y'amapaundi 100. Hanyuma ukaba usabwa nibura team qualifiers babiri ba independent babiri ba members. Ubwo icyo gihe nta reward ubona, no guqualifyinga gusa bakaguha certificate. Regional manager total volume ni 6,000, hanyuma pay leg volume ni 2,500,
starter ni package y'amapawundi 250, ugomba kuba ufite team qualification ya independent marketing partner ya 2, hanyuma igihembo ni Amazon tablet cyangwa se amapawundi, kuko baguha option zombi, guclaiminga Amazon tablet cyangwa guclaiminga amafaranga. Senior manager ni 15,000 kuri total volume, hanyuma payleg ikaba iriho 6,000. Ubwo payleg ni nyuvuga muze kumva kote faible, donc uruhande rwawe ruri weak. Hanyuma package ugomba kuba ufite ni executive ya indi gitifu nabwiraga ya 500. Hanyuma team qualification ugomba kuba ufite abantu 2 bamaze kugira regional manager rank. Hanyuma ukagomba kuba uhembwa laptop. Iyi laptop benshi bamaze kwihembwa hano muri iyi timu yacu y'u Rwanda ndetse na Afrika. Hanyuma national manager agomba kuba afite 40,000 total volume, akagira 16 kuri payleg. Hanyuma akagomba kuba afite premium package, premium ni amapawundi 1,000. Team qualification ni abantu 2 bafite nibura senior manager. Hanyuma agahembwa Apple Watch. Apple Watch nayo imaze guhembwa abantu benshi muri timu yacu ya Afrika. Hanyuma tukagira regional director, agomba kuba afite total volume 150 by'pound, agomba kuba afite payleg 60,000. Package agomba kuba yarashoyeho cyangwa se yarapgradinze yaragezeho ni elite, ariyo ya nyuma y'5,000. Agomba kuba afite team qualification y'abantu 2. Hanyuma igihembo abona kikaba ari MacBook Air cyangwa se amafaranga. So izindi package zose muraza kugenda mureba imibare irasomeka. Nashaka kugarukira gusa kuri package ugomba kuba upossessinze kugira ngo ugere kuri rank runaka. Murabona ko package ya 5 niho ruzingiye, ubwo utarayigeraho uri uzamuka muri volume abe acunganwa naho ageze, kubera yuko ejo ushobora guqualifyinga kuri rank imwe muri izi ngizi, ariko kubera uwakwije volume, ariko kubera yuko package ufite itaragera ku 5,000, icyo gihembo ntube wakibona. So ntabwo nabikwifuriza ujye uhora monitoringa, birimo muri back office ya muri ya virtual office nakubwiye. Wowe mushyashya nawe niwinjira tuzakwereka aho birebera, ariko urwego rwa nyuma rwo kugira ngo ubashe kumaximiza rank zose uzagere kuri Rolls Royce ariyo global president. Aho ngaho niho twese duhanze amaso, niho tureba tugomba kugera. Iyo niyo target yacu. Turashaka kuzabona Rolls Royce irimo itembera mu mihanda ya za Nyarutarama, Gacuriro, Purkwapa i Musanze, Purkwapa Rusizi, Purkwapa i Muhanga n'ahandi mu gihugu cyacu. Turashaka kuzabona abantu bacivinga izi ranks zose nk'uko baziteganyije. Ndagushimiye rero watumiwe cyangwa se watumiye kuri iyi Zoom ukayatendinga. Aha niho nagarukiriza ku rwego rwa